Les cookies sont gars, son qui s'achie à bien mandova.
Shebereo satukabakatu satukalahantelele. Ribo sekente rebo sheke bo sakarabashanda rabaye. Riko terimo shakarababa rebo shanda rabaye rebo sakarababa. We thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ribo shakarabasa tarabashanda rabaye. Reko teke rebo shanda rabasakaraba. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen. Imana ishimwe cyane ko twongeye kugaruka hano, twongeye kuza gushima izina ryayo. Imana ihabwa icyubahiro. Ka twese dutere haleluya. Ngiye kuvuga haleluya nako ubwo mwikirize. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Amen, amen. Katotashi, amen, amen. Amen, amen. Mwese ndabakiriye mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha. Bahaye ikaze nanone. Niba hari umushyitsi duteranye bwa mbere yabanza akadusuza mbere y'uko dukomeza. Umuntu duteranye bwa mbere yashyiraho mikoro akadusuza. Uwase Vestine banza yibagiwe gukuraho mikoro. Uwase Vestine. Okay. Okay. Mutaganda wadusuza. Yesu ashimwe. Yes, Amen, amen. Nejejwe no kuba hano, bizera ko turi bugire ibihe byiza mu bwiza bw'Imana. Gusa amazina aboneka Mutaganda Ishimwe Divert, natumiwe na Faustin, ibindi Imana iduhana umugisha. Ninde wakuraritse? Faustin, Fufu. Okay, Faustin, Imana imuhe umugisha cyane. Nawe turakwakiriye hano n'aya masaha duteranira buri munsi, ubwo rero nawe turakwakiriye umuryango mugari. Imana iguhe umugisha cyane. Na Faustin, Imana imuhe umugisha cyane. Nta wundi mushyitsi ndi kubona abandi dusanzwe tuziranye. Ubwo abaza turakomeza kubakira. Imana ibahe umugisha yo ko mwateranye. Tugiye kujya mu mwanya mwiza wo gushima Imana mu ndirimbo. Kanakire Peace adufashe mu mwanya. Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Amen, amen. Urakoze cyane Kariza. Reka dufatanye gushima Imana. Amaraso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye, niyo yoza abanyabyaha bakabonera rwose. Ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye. Ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye. Ninde watubuza guhimbaza Imana, imirimo yako
ziratangaje yemeye gutanga umwana we Yesu ngatubera igitambo gikwiriye ninde watubuza guhimbaza Imana imirimo yako zirahambaye yemeye gutanga umwana we Yesu batubera igitambo gikwiriye ubwo atagipfuye nanjye sinyipfuye yatsinze urugamba nanjye naratsinze ubwo atagipfuye nanjye sinyipfuye yatsinze urugamba nanjye nzatsinda amen 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 navuye mu byaha no mu butware bw'isi ninjira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu ubu ndashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye haleluya amen Imana ishimwe cyane umuntu ufite ibyishimo n'umunezero by'uko atazarimbuka kuko ubugingo bwe burinzwe n'uwabupfiriye ari we Yesu Kristo namfashe turirimbane navuye mu byaha no mu butware bw'isi haleluya amen ninjira ukira umukiza Yesu reko shakatayabo ubu ndashinganye ngendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye ubu ndashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye usakata amen 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 kariza uri umugisha cyane amen amen Imana iguhe umugisha peace kadusabire peace umugisha uri umugisha peace Imana imuhe umugisha okay tugiye noneho kwinjira mu mwanya w'icyubahiro umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana kansabe Frederic adufashe asengere umwigisha w'ijambo ry'uno munsi niba hari Father, thank you, Father. We are very happy. Turishimye, turanezerewe, tunejejwe cyane n'umurimo mwiza wakoze muri twebwe. Uko iminsi igenda irushaho kugenda, izamuka tugenda turushaho kumenya no gusobanukirwa. Wacu Paulo arayishurirwa ngo iyo turebye, twebwe iyo turebye mu iyo ndorerwamo, ntabwo tukirebamo. Ndagushimiye mwami. Hari igihe twarebaga tukabona inyuguti, tukabonamo ubukene, tukabonamo agahinda, tukabonamo ibibazo, tukabonamo ko tuzagira mu ijuru, tukabonamo intimba zitandukanye, ariko ndagushimira kamaso y'imitima yacu yahweje ubwo twarebaga muri Kristo, twibonye abo turibo, turakibona abo turibo, turabona agaciro kacu, turabona ubwiza dufite muri Kristo, turabona umunezero dufite muri Kristo, turabona value dufite muri Kristo, turabonamo gutsindishizwa dufite muri Kristo, turabonamo amahoro twuzuye muri Kristo, turabona ubwiza twuzuye muri Kristo.
Leza pota shimandoza bene rekreza toshaya bini mandoshaya. Thank you, Father. We are very happy, tunejejwe cyane n'ubwiza bwawe. Erega umunezero dufite ntabwo twari kuvana ku kindi kintu runaka, ntabwo amafaranga ari gutanga umunezero nk'uyu. Abana babo twisangamo ntibyari gushoboka, ntabwo poromosiyo runaka zari kubikora, kuko umuntu wa kera yari yarangiritse, umuntu yari yaraguye ku buryo icyari kumukorerwa cyose kitari kubasha kumuzamura ku rwego nk'urwo turiho, ntibyari gushoboka. Yarishimaga ejo akarira, ariko turagushimira yuko twisanze mu iteka aho umunezero udashira, aho amahoro adashira, aho ibyishimo bidashira. We are very happy, oh Father, oh Father. This is an occasion, tubonye umwanya mwiza wo kongera kwireba mu ndorerwamo. Reka data wa twese, umwana wawe ugiye gufata uno mwanya akaba cano yo kutwempantinga tuva mu bwiza tujya mu bundi. Akomeze abe stable, n'ubundi ni stable, agomeze abe muri stable, natwe turi bwacirere ku bwiza bwawe ukomeze kuganza kuri twebwe. Waravuze ngo ubwiza wampaye ndabubahaye, ntabwo wigeze ugabanya. There is no reduction. Ubwiza wazanye mu isi ni nabwo waduhaye, ubuzima wazanye mu isi ni nabwo waduhaye. Ubuzima butahangarwaga n'ikintu na kimwe, aho neca yakumvaga nibwo buzima dufite. Turi kwitoza aho neca igomba kutwumvira. Niwo mwanya tugiye kujyamo, niwo mwanya turi kushaho kwisanisha no kugira ngo twakire abo turi bo. Mwami urakoze, urakaraba, nushimwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen, amen. Karibu Papa Amen. Yeah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise Jesus. Hallelujah. Amen, amen. Wow, what a blessing. Mbega umugisha mwinshi kubana namwe uyu munsi. Oh sharemaso ntarebo kori yababa. Kuva rero umunsi w'ejo ndikumva nuzuye cyane, ndikumva ndi gutekereza gusenga bikamera nko muri bya bihe byo mu minsi ishize, kwa kuntu twabaga twaraboostinze mu ndimi. Buri muntu wese nari nzi ko hari n'indi mpano nari naraboneye ku rubuga bwa mbere, ndabona na Kamanzi yaraje kuyihabwaho yo kwandika mu ndimi. Ubundi twavugaga mu ndimi gusa, ariko muratangaje cyane, so amazing. So ndashimira Imana kuko kumpuza namwe, ndashimira Imana kubw'abantu bose bagize uruhare mu kugira ngo duhure. Ndashima Imana kubwa mpano umushumba wantekerejeho akampereza iyi minsi, uyu munsi n'ejo. So ndashimira Imana kubwa bene data bateranye uyu munsi, n'abari gukurikirana kuri YouTube, n'abazumva ibi bintu kuri YouTube kuko babiri kuba recorded, n'abashyitsi yaba abo dusanganywe n'abateranye natwe aribwo bwa mbere. Mwese ndabiyegereje. Hari ujya ukunda kuvuga ngo abashyizemo icyubahiro. So nanjye rero mbashyizemo icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Oh sharamande bosayine. Okay, nkuko mwabibonye kuri flyer, uyu munsi ni ukwiga kuri prayer under Jesus ministry. Turi kugereranya cyangwa se turi kwiga uburyo bwo gusenga mu isezerano rishya, n'ukuntu butandukanye n'uburyo bwo gusenga mu isezerano rya kera. So mu minsi ibiri rero nari mfite, numvaga umunsi umwe nawigisha, ndi kwigisha uburyo ki abizera basenga, tukareba one type of prayer which is called a prayer of faith, cyangwa se gusenga kujyanye no gusengera mu kwizera. Kubera ko twarabibonye ko mu isezerano rya kera abantu ntabwo bari bafite amasengesho ashingiye ku kwizera, bari bafite amasengesho ashingiye ku gushidikanya. Ndetse nubwo harimo abizeraga bakizera Kristo, bizeraga Kristo bamufite nk'ibyiringiro by'uzaza nyuma. Bizeraga Kristo nk'abamufitemo ibyiringiro by'uzaza nyuma. Kwizera niko kuduhamiriza yuko ibyo tutabona ari ukuri. It's not us.
abo ni abantu bo mu isezerano rya kera, ngo ni ukumenya udashidikanya ko ibyo wiringiye bitazabura kuba. Bari biringiye Kristo bakamenya badashidikanya ko atazabura kuza. So twebwe rero ntabwo tumenya tudashidikanya ko Yesu azaza, ahubwo tumenya tudashidikanya ko Yesu yarangije kuza. So rero uko kwizera kwateraga umwe gusenga, agasenga yiringiye Kristo, agasenga abona Kristo waje, gutandukanye na the hope of glory, ibyiringiro by'ubwiza. Ibyiringiro by'ubwiza kuri bo byari ibyiringiro by'ibizaza, naho twebwe ibyiringiro by'ubwiza n'ibyiringiro by'ibyamaze kuza, kuko Paulo yaravuze ngo ni Kristo muri mwebwe. Haleluya! Ubwo nibwo bwiru bwahishwa abantu, ariko bukaba buhishuwe ku mperuka y'ibihe. Imana ishimwe cyane. So iyo turi kuvuga ngo prayer under Jesus ministry, tuba tuvuze iki? Tuba tuvuze ngo Jesus ministry ubundi ni iki? Igihe the time of Jesus ministry ni igihe Yesu Kristo yamaze mu isi yambaye umubiri nk'uyu wacu. So ubwo tuba turi kuvuga nk'imyaka 3 cyangwa imyaka 3 n'igice yamaranye n'abigishwa be ari ku ministeringa. Ntago tuba turi kuvuga imyaka yamaze mu isi, kubera ko mu isi yambaye umubiri yamazemo imyaka ishobora kubiri hagati ya 33 na 34, ariko yinjiye muri ministry amaze kugira imyaka 30. So rero iyo turi kuvuga Jesus ministry, tuba turi kuvuga igihe ya ministeringaga, akababwira iby'inkuru nziza kugeza igihe azaba arrested ari mu gashyamba k'Getsemani, agacirwa urubanza, akamanikwa kugeza apfiriye ku musaraba. Iyo niyo twita the time of Jesus ministry muri Bible interpretation. So hariyo intervale rero, muri iyo intervale y'igihe Yesu yamaze ari muri ministry, ibyo yavugaga, ibyo yigishaga, ibyo yakoraga, nibyo twita ko byabaye mu gihe cya ministry ya Yesu ari mu mubiri upfa. Narabibigishije ubushize ubwo mperuka kwigisha, maybe ni mu cyumweru cyabanjirije iki gishize, turi kwiga Christ the incarnate. So the prayer under this ministry of Christ the incarnate, cyangwa se gusenga ko mu gihe, cyangwa gusenga kwigishijwe abantu bo muri iki gihe babayemo muri iki gihe cya Yesu, ni ugusenga kumeze gute, ni inyigisho zimeze gute. So niyo topic y'uyu munsi rero. Ese Kristo yigishije abantu gusenga muri iki gihe, abigisha gusenga gute? Ese iki gihe yabigishirijemo gusenga ni mu gihe cy'isezerano rya kera cyane mu isezerano rishya? We are now rightly dividing the word of truth, right? So iyo umuntu ataramenya ngo se iyi message ndi gusoma muri Bibiliya yandikiwe umuntu wo muri Adamu wa mbere, yandikiwe umuntu uri under of old covenant, cyangwa se yandikiwe umuntu uri urugingo rw'umubiri wa Kristo, mbega ikintu azakuramo ni iki? Azakuramo confusion. Nago ibyanditswe byose biri muri Bibiliya bikureba ngo bishyire mu ngiro cyangwa ngo byaprayinge mu buzima bwawe, kuko twarabibonye. Bibiliya iravuga ngo ibyanditswe byera byose byahometswe n'Imana ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bikamwigisha, ngo bikamwemeza ibyaha bye, ngo bikamutunganya, bikamuhanira gukiranuka. Ni imimaro 4 Paul yabwiye Timoteyo. Muri iyo mimaro 4 nta kintu kirimo cyo kubyactinga, nta action irimo. Ni ukwigisha umuntu, kwemeza ibyaha bye, kumutunganya, kumuhanira gukiranuka. Ntago byandikiwe kugira ngo bishyire mu ngiro. Impamvu ibyanditswe byera bitakwandikiwe kugira ngo bishyire mu ngiro, ntabwo ari wowe byavugaga. Ubuhanuzi buri muri byo ntabwo ari ubuhanuzi bwahanuwe ibyawe, ntago bwabwiraga Karoli na Clemence na Clementine ibyo bazakora n'ibizababaho, ahubwo ngo abahanuzi ngo barondoraga. Twarabibonye muri 1 Peter 1:11, ndi kubahereza introduction yaho twagiye duhera kera, ngo barondoraga iby'igihe icyari cyo n'ibimenyetso byacyo, ngo byerekanwaga n'iki? Ngo n'umwuka wa Kristo ngo wari uwo kuhamya, umwuka wari uwa Kristo wari uwo guhamya imibabaro ya Kristo itari yaba, ngo ndetse n'uburyo bwinshi n'ubwiza bw'uburyo bwinshi ngo bwari bugiye kuyiheruka. So imibabaro ya Kristo rero n'iki bita glory to come, cyangwa se ubwiza bwinshi bw'uburyo bugiye kuyikurikira, ni ubuzima buzakurikira umuzuko. So mu buzima rero bw'abazukanye nawe
ntabwo hazamo gukora bimwe mu byo Kristo yagombaga gukora. Mu nyumve neza, mu bitureba, mu kumenya imibabaro ya Kristo, ni imibabaro ya Kristo, si imibabaro yacu. Ahubwo ubwiza buzakurikira imibabaro ya Kristo ni ubwiza bw'ubuzima twe dutuyemo uyu munsi. So muri ubwo bwiza bw'ubuzima dutuyemo uyu munsi, ikizaburanga ni harimo ikintu cyitwa gukora ikintu na kimwe kijyanye n'ibyo Kristo yagombaga kuba yari yarakoze. Imirimo Kristo yagombaga gukora, yagombaga kuyikora kugira ngo umuntu ashyikire gukiranuka kw'Imana. Yesu arangije kuyikora, ariko umusaraba avuga ijwi, aravuga ngo birarangiye. Kuva uwo munsi ikintu kijyanye n'imirimo ishobora gutuma umuntu yemerwa n'Imana biba birarangiye. Abemewe n'Imana binjira mu kiruhuko cy'iteka, abo yapfiriye, abamwizeye. So hari mwene data umwe, impamvu mbihereyeho mu minsi yashize, yari ari kumbwira ngo urumva ngo hari ukuntu uri kutuyobya. Impamvu mwise mwene data nuko mbizi ko ari mwene data nyine yarizeye, ariko kwizera Kristo ni byiza, birahagije kugira ngo ube umwana w'Imana, ubone ubugingo buhoraho. Ariko kugumya wigishwa iby'ubwo bugingo ni byiza cyane kugira ngo ubashe kumenya uwo wakiriye. Yaravuze ati yaranarakaye cyane ati uri kutuyobya. Nari maze kuvuga ibintu by'ibyanditswe muri Bibiliya ngo ukuntu twese tudakwiriye kubikora, ahubwo ngo tugomba kubisoma, twamara kubisoma bikatwigisha, tukabibonamo imibabaro ya Kristo n'ubwiza buzayikurikira gusa. Muvandimwe nawe ati sha, ubwo ni ubuyobe bwose, ubwo ni ubuyobe. Niko yambwiye, arabyemeza, arambwira ati ibyo ni ubuyobe, ngo Imana yabyandikishije ngo tubikore. So Olympe, nuko yambwiye ngo Olympe, icyo kintu uri kuvuga tutagomba kugikora, rero uzakirokatinge. Muri kunyumva neza? Uzakirokatinge, then uca impapuro zose z'igitabo byanditswemo. Yaranarakaye cyane nyine, ndamwumva nk'umuntu nyine utajya uterana natwe, so ntanasome rimwe na rimwe ibintu tuba twize. Then nanjye mubaza ikibazo kimwe, ndamubaza nti ikintu cyatumye Imana ishima ituro rya Abeli ni iki? Arambwira ngo nuko Abeli yatuye igitambo kirimo amaraso, which is wrong. Ariko ndamwihorera, ndamubwira ati okay, icyo nzi cyo nuko azi ibijyanye no kwa Abeli. Ndabaza ni se, uyu munsi ibitambo bifite amaraso nk'ibyo Abeli yatanze tugiye ku isoko twabibona? Undi ati yego rwose, se Bibiliya se si intama se si ihene, ibyo ngibyo ari aho bitaba. Okay, ndamubwira nti rero kugira ngo nawe Imana ikwishimire, ndaza kuguha amafaranga ugenda ugura agahene ugatambe. Ahita yihanukira ati oya, ati Kristo yaraje asimbura bya bitambo byose. Mwabyumvishije kuntu mwene data yizera? Frederic, mbabarira, ugiye kuzana igitabo cya ntuza cyose cya Petero hano, ba witonze, abantu bakurikire, be kugenda basoma gusa. So ndamubwira nti, ndamubaza nti none se nimba Yesu yaraje agakuraho ibitambo byose, Yesu yaje mu itangiriro? Ati oya, ati yaje muri Matayo. So ndamubwira ngo rero nawe genda uca impapuro zose zo mu itangiriro. Nujya mu kubara ugasanga Mose ari gutamba umwana w'intama wa Pasika, wowe ntumutambe, urumva? N'impapuro zose zo mu kuvuza ice. Nusanga mu Barewe naho harimo ibitambo n'amaturo y'ifu y'ingezi, harimo ibintu by'impumuro y'imibavu ihumura neza, wowe ubwo ngubwo ntuze kukigirira imiyaga kuko utagitanga izo mpumuro, utakigira gute, unutoremo izo mpapuro zose. So ugende mpaka ahantu hose uzasanga hari urugimbu muri Bibiliya, ubwo igitabo cyose uzagica ugikuremo. Ahitambwira ngo none se ko numva isezerano kera ryose twaba turikuye muri Bibiliya? Nuko yambwiye. So niyo wari ubizanye kubera ignorance, byari birangiye Bibiliya tugiye kuyinotora yose nyine. So ndamubwira ni rero, nimba udashaka kuzanotora impapuro zose za Bibiliya, uzaze twige, twe twigisha ubutumwa bwiza ku buntu. Ikimbabaza ni ukuntu abantu baba baragraduatinze muri za theology, ntabwo mba nshaka kuvuga amazina yabo. Ubundi muri ayo mashuri ya za theology mwizemo ibiki? Ko usanga umuntu arajyayo akava yarinjije kurusha uko yagiye yameze mbere. So when you want to embrace this true knowledge of Christ, you have to throw away all your shakeable foundations. So rero Yesu twabonye ko mu Bagalatiya 4:4 ngo igihe gisohoye gikwiriye, ngo Imana yohereje umwana wayo, umwana wabyawe n'umugore,
wavutse utwarwa n'amategeko, cyangwa se mu yandi magambo ngo Yesu yaje mu isezerano rya kera atwarwa n'amategeko. Ibyo yigishaga abantu bo mu isezerano rya kera. Nta tandukaniro riri mu bitabo by'isezerano rya kera n'ibitabo biri n'ibyanditswe muri Luka na Mariko na Yohana na Nuza. Ndaza kuza kubishyiraho clarification mu kanya. So n'ibintu Yesu yigishaga, akabigisha ibintu bijyanye no gusenga, nabo yabigishirizaga muri systeme cyangwa se gusengera under ya old covenant. So gusenga rero cyangwa se icyo twita prayer under Jesus ministry ni prayer iri under old covenant. So misconception rero ziri mu masengesho abakristo benshi basenga uyu munsi, haba mu ngo zabo yaba mu nsengero, inyinshi uzitegereje zituruka mu nyigisho Yesu yigishije. Rimwe na rimwe akigisha abantu yigisha abantu gusenga, ariko ntibarebe ngo aba bantu yigishaga gusenga ni bande, bari mu kihe gihe. So umuntu wese utangiye gusenga cyangwa se kwigishwa gusenga, agatangira akiga atangira kuboroka. Kuboroka, isengesho twese twize bwa mbere, kuboroka dawe uri mu ijuru, notre père qui es aussi, muri primaire. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Mu cyongereza baryita ngo ni the Lord's prayer, which is not actually a New Testament teaching. Hariya muri Matayo 6 nigeze kubibabwira na apostle yabivuzeho, ntabwo Yesu hariya yari ari guhereza formula, ntabwo yari ari gutanga formule yo gusenga. Ntabwo iyo formule yo gusenga ari kuyihereza itorero. N'ikimenyimenyi mu byakozwe n'intumwa, ukagenda ukajya mu nzandiko zandikiwe itorero, ntuzigera ubonamo aho abizera bari kurepeta ririya sengesho. Nta repetition yongeye gukorwa. N'abandi bari bararyigishijwe bari kumwe na Yesu, nabo ntibigeze barisenga nyuma y'uko Yesu amaze kuzuka. Ntabwo tuhabona bari kuvuga ngo nk'uko rero ngo twabibwirijwe n'umukiza akabidutegeka, ngo kandi ubwe akabitwigisha, ngo dutinyutse. Come on, ngo dutinyutse kuvuga tuti, like it's just speaking, batinyuka kuvuga bari gusenga ngo dawe uri mu ijuru, izina rye ryubahwe, ingoma yawe yogere hose. Sometimes waba utamanitse n'ibiganza nyine nk'umuntu uri gusabiriza, ibyo bikaba uri kwica amategeko. Icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize ibyago. Amen. Ngo kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe Nyagasani, none n'iteka ryose. Amen. So buri munsi rero ukajya ukora ka repetition ngo wasenze. Come on, you are joking my brother, my sister, you are joking. Nubwo warisenga ku cyumweru muri mu rusengero cyangwa muri mu kiliziya, aho wabyita byose, it's a joke. You are not praying at all. Iyi format Meriso ngo kurivuga wicaye n'isakirego. Iyi format y'isezerano y'isengesho ni format y'isengesho ryo mu isezerano rya kera. Yesu amaze kujya ku musaraba, iyi formule yabaye obsolete. Uko amategeko yabambwe niko iyi formule nayo yabambwe. Nta formule yo mu isezerano rya kera nimwe yigeze igaruka nyuma y'umusaraba. Ubwami bwawe buze, let thy kingdom come. Ntabwo iri sengesho ryaba isengesho ryo mu isezerano rishya kandi turi kuvuga ngo ubwami bwawe buze. Uyu munsi ubwami bwaraje, ubwami butuye mu mutima w'uwizera Kristo wese. So there is no need yo kubyuka uhamagara ubwami. Ngo nujya kurya ubwire ngo bwami ngwino dusangire, nujya kuryama uvuge ngo ubutumeho again. So we used to preach that nonsense. Najyaga mbyigisha abantu ati kibazo ubwami bwarabuze. Uyu munsi abantu bararya badahamagaye ubwami ngo basangire, abashyitsi bakaza kugusura ntimuhamagara ubwami ngo buze mwicarane. So ubwami bw'Imana buri muri we ndani, ngo ubushake bwayo, thy will, there is thy kingdom and thy will, ubushake bwawe bube ngo icyo ushaka mu isi gikorwe no mu ijuru. So ubushake bw'Imana nta handi buri. Ubushake bw'Imana bwuzuriye mu isezerano rishya, buri kumwe natwe. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kumenya. Ntabwo dusenga nk'abantu batabuzi, kandi abantu bahora basaba iteka ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. No way.
ahubwo nk'abana b'Imana inshingano dufite ni iyi: dushyira ubushake bwayo mu ngiro. We act his will. Ubushake bwayo ni ubuhe? Twarabyize ngo nuko abantu bakizwa bakamenya ukuri. Iyo turi kubushyira mu ngiro rero tubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Kubera iki? Kuko twamenye ubushake bw'Imana already. Kandi tukaba tuzi ko ari twe twahawe mandate mu isi yo kugira ngo bugere ku bagenerwa bikorwa. Imana ishimwe cyane. So gusenga rero mu isezerano rishya actually ni ugusenga gushinze imizi mu byo Data ashaka. We are not ignorant. Ntabwo turi injiji ngo tuyoberwe ubushake bwa Data, ngo Mana ngo ni ukuri ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka mu izina rya Yesu, amen. So you think ko uri gusenga iryo sengesho wigana Yesu kuko wibwira ko Yesu yarisenze ayobewe ubushake bw'Imana kuri wowe bwari bwose? Ngo nyine ngo urumva ngo mwene data ngicyo nagombaga gukora nagikoze, so ngo niba ari ubushake bw'Imana ubwo nyine bizaba, kandi nanone niba atari ubushake bwayo ngo ubwo nyine ntibizaba, nge ngo mpfa kuba nakoze inshingano zanjye. So ngo gusenga ni ukwanjye ariko gukora ni ukw'Imana. So ngo nta wamenya iby'Imana ishaka. Come on. Ibyo ishaka ntabwo bikiri mystery, ntabwo bikiri ubwira umwene data. This New Testament demystified, ryakuyeho isezerano rishya, ryakuyeho ubwiru bwose bw'iby'Imana yashakaga mwene data. Ubwiru bw'Imana twarabumenye. Iyi mitekerereze ni y'abasenzi, ni y'abanyamasengesho bo mu isezerano rya kera. Uyu munsi ubushake bw'Imana ntabwo bukiri ubwiru. Kubera iki? Kuko ngo Kristo yazanywe, haleluya, no kuduhishurira ibyo Data ashaka byose. Najyaga nkunda gusoma agatabo ka Gatigisimu harimo ngo Kristo Yezu ninde, ngo n'umwana w'Imana wigize umuntu kugira ngo atumenyeshe Data wa twese byimazeyo mu byo yatumenyesheje n'ubushake bw'Imana. Ntago se murasoma mu Baroma 12:2 ngo nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose ngo mugize imitima mishya kugira ngo mumenye iby'Imana ishaka. Hari uburyo bwo kumenya iby'Imana ishaka, ni ukugira imitima mishya, ni ukugira this renewal of your mind, ngo nibyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Be ye transformed by renewing your mind that you may prove, oh hallelujah, what is good, what is acceptable and perfect will of God. Imana ishimwe cyane. So we prove, nta nubwo ari ukumenya gusa, we prove which is good, which is acceptable and perfect will of God. Ntabwo tumenya ubushake bw'Imana gusa, ahubwo turabuprovinga seriously. Imana ishimwe cyane. Hari n'abantu uyu munsi bagifata amasengesho ngo bari gusaba Imana ibahishurira ubushake bwayo. So amasengesho urimo nayo kimwe data, so ndi gusenga ngo Imana imishurire ubushake bwayo. Kwanza ugomba gusenga kuko already usanzwe uzi ubushake bw'Imana. None wowe uri gusenga ngo ibiguhishurire ayo masengesho, se ntumva ko arimo ikibazo? Ubushake bw'Imana bwamaze guhishurwa kandi bwahishuriwe muri Yesu Kristo. Icyo ukeneye uyu munsi ni ukubumenyeshwa, ukabumenyesherezwa ukabimenyera mu ijambo ry'Imana, nta kindi, ubundi ukabona gusenga. So twagiye umutsima wa buri munsi rero, ifunguro ridutungura iduhe none. Nagira ngo babwire ngo ifunguro ridutunga rya buri munsi ryarangije gutangwa, haleluya. Ntabwo turisengera ahubwo turaryakira mu izina rya Yesu. Ahantu uri uvuge ngo amen. Ntabwo dusaba Imana ngo itubabarire ibicumuro byacu. Kubera iki? Kuko umurimo wo kutubabarira warangije gukorwa. Icyo twe dukora mu isezerano rishya ni ukwakira imbabazi z'ibyaha. Ndashimira Imana, ibi bintu najyaga mbivuga ngitangira kubana namwe, abantu benshi cyane batabyumva, ariko uyu munsi byahindutse ubuzima. Niyo mpamvu niyo mbivuga mbicaho nigengese, ndabivuga nkitambukira nkikomereza. Ubundi mbere nabanzaga kubisasira nkabisasira. Uzi kubwira bamwe muri mwebwe ngo imbabazi zarangije gutangwa, byari ibintu bikomeye cyane. Paulo yabwiye Abakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 14 ngo niwe waducunguje amaraso ye, haleluya, ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. This is a past experience. Uyu munsi nagira ngo babwire ngo mu bintu dutunze, nta kintu cyinshi cyane dutunze muri twebwe nk'imbabazi z'ibyaha. Mbega mu bubiko bwacu
ibintu byuzuyemo, nta kintu kirimo cyinshi kingana nk'imbabazi z'ibyaha. So ugomba kugendera muri iyo right, ugomba kugendera muri uwo mucyo w'ijambo. Igihe cya Mana mbabarira cyararangiye, cyarangiranye n'umusaraba. Yesu yajyaga yigisha abantu bo mu isezerano rya kera, akababwira ngo nimutababarira abandi, namwe so mu ijuru ntazababarira. Then after his resurrection, data yari yamaze kubabarira bose, akiyunga nabo, ibya conditional forgiveness byahise bihinduka amateka, byavuyeho. Niyo mpamvu nta numwe n'imwe yigeze ibyigisha ngo ivuge ngo yewe mu Kristo we ufite inshingano zo kubanza kubabarira kugira ngo Imana izakubabarire nyuma. Ahubwo Pawulo, ndashima Imana ku bwa Pawulo, mu nzandiko z'ubutumwa bwiza, haba mu Befeso haba mu Bakolosayi, yarababwira ngo mubabarirane ibyaha, ngo kandi mubikore gute? Ngo mubikore nk'uko umwami wacu yabababariye, aba ariko namwe mubabarirana. Mu isezerano rya kera barababariranaga kugira ngo Imana izabababarire, ariko mu isezerano rishya ntabwo tubabarira abantu ibyaha byabo kugira ngo Imana izatubabarire, ahubwo tubabarirana ibyaha byacu nk'uko Kristo yatubabariye. Imana ishimwe cyane. So bivuze iki rero? Bivuze ko imbabazi z'ibyaha zarangije kuba provided. It's a past tense. Kabiri, ntabwo zikiri igisubizo cy'amasengesho. Munyumve neza, nta gisubizo cy'amasengesho cyitwa imbabazi z'ibyaha, ahubwo imbabazi z'ibyaha ni impano twahawe na Data wa twese. Data wa twese udukunda binyuze mu gitambo kimwe cy'ibyaha cyatangiwe ku musaraba i Golgotha. Glory, glory, hallelujah. Nemo sando taya mandere bosain. Hallelujah, hallelujah. So mwene data rero, rekera ngo gusaba imbabazi, ahubwo wezere izatanzwe, kuko izatanzwe zirahagije. Amaraso ya Yesu we ntazigera ashira imbaraga. Hallelujah. Amaraso yamenetse ku Hallelujah. musaraba yuzuye imbabazi zihagije. Uzakire n'iziteka, kuko izatanzwe n'iziteka. Niyo umuntu azakiriye, azakira rimwe bikaba bihagije by'iteka ryose. Amen, hallelujah. Oh my brother singing nugu preaching mu yindi melody. So iyo umuntu atazi ko rero igihe cy'ikintu cyarangiye, ahora ashaka uburyo yagikorera za modification kugira ngo kijyane n'igihe. Mukumve neza ko kantu. Iyo umuntu atazi ko igihe cy'ikintu cyarangiye, ahora ashaka uburyo cy'icyo kintu yagikorera za modification kugira ngo kijyane n'igihe arimo. Ariko icyiza ngo ni ukumenya ukuri dusohoyemo, akaba ariko tugenderamo. Hari umurongo umwe, impamvu mvuze ako kantu, hari umurongo umwe nshaka kuvugaho muri iryo sengesho, uvuga ngo ntudutererane mu bitwoshya, ngo ahubwo dukize icyago. Twebwe abantu bo muri generasiyo yanjye barimo hano, nubwo ari bakeya, twiga muri za primaire, murabizi twiga notre père mu gifaransa, twaravugaga ngo ne nous mets pas à la tentation, just like ngo do not submit us into temptation. Murabyibuka? Ntudusunikire mu bitwoshya. Then ejo bundi ndabyibuka mu kwa gatatu muri 2017, nyuma y'ibinyejana utabara abantu basenga iryo sengesho, inama iraterana iyobowe na Papa Francis. Ahubwo ntabwo dukwiriye gusenga kuriya, bahita bakora ka modification, baravuga ngo ahubwo tuzaye tuvuga ngo ne nous reste pas entrer à tentation. Just like ngo do not let us enter into temptation, ngo ntukadukundire ko tujya mu bitwoshya. Uri kumva? Just kiriya kintu, it's an expired material, noneho bari kuyimodifia ngo ijyane n'ukuri. Ariko this is a manifesto of ignorance. Nta kudusunikira mu bitwoshya, nta kutadukundira kubyinjiramo, byose ni kimwe. Mu isezerano rishya ayo magambo yose ntabwo ahafite ikibanza. Bible ivuga ko Imana idashobora koshya umuntu cyangwa ngo igire aho ihurira n'ibintu bimwoshya. Niyo mpamvu Imana idashobora kugira uruhare mu bishuko no mu moshya cyangwa se ngo ibigusunikiremo. Yakobo 1:13 na 14, Bibiliya iravuga ngo umuntu niyoshywa gukora ibyaha ye kuvuga ati Imana ninyoheje, kuko bidashoboka apologetically. Ntabwo bishoboka ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire uwo ibyohesha.
14 ngo ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bikamushukashuka. Every man is tempted when he's drawn away of his own lust and intercede. So it's your own lust rero. Kitos nari ngiye kuvuga ngo it's your own lust qui te soumet à la tentation. C'est ton propre désir qui te recentre à tentation. Pas Dieu du tout, mon ami. Ntabwo bibaho, ntabwo ari Imana. Biri clear. Nta n'umwe Imana ishobora kohereza cyangwa ngo yohereze mu moshya. Nta n'umwe Imana yemera ko ageragezwa na Satani. Kandi Imana uko yahoze niko iri niko izahoraho iteka ryose. Nta n'umwe wigeze, nta n'umwe izigera ikoreraho diro na Satani. Ngo mbega ngo wowe ngo watumye ngo wabaye ameza yatumye Imana na Satani bahura baricara. Do you see them? Ngo shanguzi ngo Imana na Satani banteraniyeho. Hari umuntu wabitubwiye umunsi umwe ari kubwiriza, aravuga ngo bamuviriyeho indi imwe mpita nsohoka ndagenda. Ngo Imana na Satani ngo bamviriyeho indi imwe, ngo bangize nk'ibyo bagize Yobu. Can you imagine? Iyo Mana yavuye mu ndimwe na Satani, iyo ni Imana yiye. Manuel uraseka wowe. Ngo baricaye nyine ngo bakuvugaho, ngo bavuga uburyo ki, ngo wabonye uburyo ki pastor ngo Bishop Mpano ngo ayoboye church neza, ngo ngira church ngo ayitangiranye ari abantu 5, none ngo bamaze kurenga 240 ingahe. Ngo wabonye uburyo anyubaha, ngo uburyo ari consistent. Izo ni imvugo z'abandi batigishijwe ngo bamenye umutima w'Imana ntago ari mwebwe. Oh haleluya. So niyo mpamvu rero tutagomba gusenga tuyisaba ngo dukize umubiri. Nabyumvishije ubu hari umuntu uri kuvuga ngo Yobu twaramuvuze, tuzagumya tumuvuge, uze kunyandikira inbox ngo hakarinki kumwaposo wabisobanuye neza cyane ubundi ubyumve, nugira ikibazo ubundi tuzabiganireho. Ntabwo mu isezerano rishya dusenga dusaba Imana ngo idukize uwo mubi. Kubera iki? Kuko tuzi neza ko yarangije kudukura mu maboko ye. Icyambere siyo yari yaradushyize mu maboko ye, kuko n'umwana w'umuntu wari warayinjije mu bwe. Umunsi yangaga kumvira Imana ahubwo akumvira umubi. Ikintu Imana yagize mu ruhare ni kimwe gusa mu bintu bijyanye n'amaboko y'umubi. Nagira ngo nkibabwire, Imana yagize uruhare rumwe rwonyine. Rwanditse mu Bakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 13, haravuga ngo he has delivered us from the power of darkness and translated us into the kingdom of his dear son. Ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima, ngo arangije abudukuramo, aradutranslating, aratujyana, adushyira mu bwami bw'umwana w'akunda. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Alfred Newting. Uyu munsi ahantu turi Alfred Newting mikrofone. Yego. Uyu munsi ahantu turi nta kibi gihari. Kubera iki? Twarimutse, twavanywe mu bwami bw'umubi dushyirwa mu bwami bw'umucyo. Twavuye mu mwijima tujya mu mucyo. Turi muri Kristo, kandi muri we nta kintu kibi na kimwe kirimo. Kera hari ukuntu tuvuga ngo kwa Yesu biranagana. Ni ibiki se binagana? Ni ibisubizo wangu. Uyu munsi nyine responsibility ufite ni ukwakira, ni ugusoroma ibyo binagana, ariko jye cyakira ubundi usorome binagana wirire. Ako ibintu byo guhora muri za dawe uri mu ijuru, that's not for your church. It's not for you. It's not for you. It's not the teaching of the church. It's not the prayer of a New Testament believer. Yesu nta kintu na kimwe yigeze yigisha under his ministry atavugiye mu migani. Kandi kuvugira mu migani bitandukanye no kuvugira mu mwuka. Ako kantu se murakumvishije? Hari ukuntu abantu bajya baganira mu migani muri nko mu byumba by'amasengesho bakatubeshya ngo bari kuvuga imvugo y'umwuka. Ngo ntabwo wabimenya ngo tuba turi kuvugira mu mwuka, kandi bari kuvuga amagambo ajimije mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ubwo ngubwo nimba ayo magambo ajimije y'imigani ari wo mwuka, ubwo Rumaga na Regisi Kagame babajemo baba bara anointed kubarusha, baba bari bufite double anointing.
imigani n'imvugo zijyana na kamere, icyakora zihishemo ukuri kw'iby'umwuka. Ubwo twavuye mu y'abakecuru twaje mu ya Yesu. Iyo uyize ukayifata uko yanditse, ukayifata literally nk'inyuguti, uba uhombye kwa kuri kw'iby'umwuka kuyihishemo. Yesu rero nawe nuko yabwiraga abantu ba kamere, akajya akoresha imigani n'ibishushanyo. Nta muntu n'umwe wumvaga, nta muntu n'umwe wasobanukirwaga inyigisho ze, kugeza ubwo umwuka w'ukuri yaje. Imana ishimwe cyane, akaza akaba mu bantu, bityo bakabasha kugenda basobanukirwa iby'umwuka. Ndagira ngo badushyireho Matayo igice cya 13, baza n'umurongo wa 34 n'uwa 35. Reka mbe nsoma, nabibabwiye mfite iminsi 2 yonyine, kandi ndumva hari ibintu nshaka kurangiza uyu munsi kugira ngo ejo tuziga ibindi. Turacyari kumwe, mu binyereke mushyiraho akantu k'akamenyetso mbimenye hari igihe interinete ikwama. Okay, Imana ishimwe cyane. So ngo ayo magambo yose, Matayo 13:3-4, ayo magambo yose Yesu ayigisha abantu mu migani, ngo kandi ntacyo yabigishaga atabaciriye umugani. Ese bantu bazanaga ibyanditswe bari he? Okay, ngiyi. Wow, thank you Freddy. Ntacyo yabigishaga atabaciriye umugani. Mwabyumvishije ako kantu mu kanoting? Nta kintu Yesu yabigishaga atabaciriye umugani, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore, ngo nzabumbura akanwa kanjye nce imigani. Haleluya. Muri kumva n'impamvu Yesu yabigishirizaga mu migani se? Ngo yabaga ari gusohoza ibyamwanditsweho n'abahanuzi, ngo nzavuga amagambo yahishwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ibi nabyo mugomba kubyiga mukabimenya. Ibintu Yesu yigishaga byari imigani. Nongere mbibutse ko kandi yigishirizaga mu isezerano rya kera. Munsi umwe abigishwe baramubajije ngo niyihe mpamvu ituma yigishiriza abantu mu migani, arangije abahereza igisubizo cyiza cyane. Hera ku murongo wa 9 dusome twihuse tugere ku wa 16. Ahita ababwira ngo ufite amatwi niyumve, ufite amatwi yumva niyumve. Matayo 13:9 kugeza kuri 16. Umurongo wa 10 ngo abigishwa baramwegera bamubaza bati, niki gituma ubigishiriza mu migani? Ariko aba bahungu nabo bari danje, ngo niki gituma ubigishiriza bo ubwabo bakikuramo, kandi nabo babaga barimo. Musome ibyanditswe murasanga nabo iyi migani yarabacangaga, bakamwererana bakamubwira ati dusobanurire muvandi, ubundi wavugaga ibiki? Ariko bakajya, niki gituma ubigishiriza mu migani? Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Igituma mbigishiriza mu migani ni iki? Mwumva ikintu cyatumaga Yesu abigishiriza mu migani kindi, ngo nuko iyo barebye batitegereza. Hari umuntu wajya gusoma ibi bintu ubundi akaza akambwira ngo ariko ubundi ore, ngo nukubera iki Yesu yigishirizaga mu migani, ngo nukugira batitegereza. Bumve nimba ikibazo kiri kuri Yesu, kiri ku Mana cyangwa kiri ku bantu, ngo iyo barebye ntibitegereza, ngo niyo bumvise ntibumva kandi ntibasobanukirwe. 14. Ndetse ibyo Yesaya hanuye bibasohoye ngo kumva muzumva ariko ntimuzabisobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona. Ngo kuko, umva umurongo wa 15, ngo kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso. Uri kumva? Ntabwo ari Imana iyahuma, nibo bayahumiriza, bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Ngo ariko amaso yanyu, haleluya, ngo arahirwa kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Ibi bintu rero ni ibintu by'ufite amatwi yumva. Yumva iki rero? Aya matwi yumva akumva iki byanditswe byavuze kuri Kristo. Kubera iki? Nibyo Yesu ari gusobanura. Yesu ari gusobanura ibyamwanditsweho, ari kwerekana impamvu ari kuza akaza yigishiriza mu migani. So abafite amatwi yo kumva rero bahawe kumenya umwuzuro w'ibyo ibyanditswe bivuga, kandi abantu
badafite amatwi yumva bo nta kintu baza bakuramo, nta kintu bashobora gutoramo, nta n'ikintu bazigera bamenya cyangwa ngo basobanukirwe ubwiru bw'Imana. Ubwiru bw'ubwami bw'Imana ntabwo bashobora kubusobanukirwa mu gihe amatwi yabatumva. Aravuga ngo impamvu kandi abigishiriza mu migani ngo nuko imitima yabo iriho ibinure. Turi kwiga hano hantu ngo kandi amaso yabo barayahumiriza ngo batabona ukuri. Si Imana yayafunze, mubyumve neza, ahubwo nibo bayafunze ngo nta nubwo bashaka kumva ukuri, ngo niyo mpamvu badashobora kugusobanukirwa. N'abantu batavutse ubwa kabiri buzuye kutizera, they are full of unbelief. So uburyo bwonyine busigaye bashobora kubwirwamo ni ukubacira imigani, nta kindi. Kandi n'abigishwa be nuko, kuko bavaga mu iteraniro ntacyo batoye bakamwihererana ngo nabasobanurire. Iyo umugani udasobanuwe ntabwo ushobora kumvikana. Niyo mpamvu hari amayerere, hari errors nyinshi cyane muri church zatewe no kutagira abigisha basobanura imigani ya Yesu. Abantu bayifashe literally uko yanditse, bamize inyuguti. Uzababona abantu bamize inyuguti, ninjiye ubwo ngubwo mu mutima w'ibyo nagambiriye, ikintu kizaba kwereka bwa mbere uzasanga bari mu bintu byitwa push. You know push murayizi, ngo pray until something happens. They are pushing. Iyi nayo ni systeme bakura mu migani ya Yesu, ngo titiriza nawe Yesu akugirire neza we. There is no push, my friend. There is no push in the New Testament. Iriya ni imigani y'abantu bafite ibinure ku mutima. Yesaya yaravuze ngo ngo amatwi yabo arimo ibihurihuri. Ngo cyandi kizaba kubwira ngo ni ikihe? Ikintu ngo ariko namwe muransetsa. Ema nanditse ngo pushinga siri kugise. Emi ni umubyeyi fayida we, ubwo arabizi. Yes, yaravuze ngo amatwi yabo arimo ibihurihuri. Ngo ikizaba kubwira ngo nuko amaso yabo bayahumiriza, ngo n'amatwi yabo bakayapfuka, ngo batamenyesha umutima maze bakagira gute, ngo bagakira. Mwene abo rero niyo ubatumiye ntabwo bagaruka, banga kumva ubutumwa bwiza. Reka ngo brother, n'abantu barabikubwira bamwe ngo brother, ngo muvuga ukuri pe, ngo muvuga ukuri, ngo kandi mubwiriza ijambo ry'Imana, ngo ariko nge rwose ngo sinzagaruka, ngo kuko ngo namenye ko hano hanze hari inyigisho nyinshi, ngo nahisemo kuba ku birenge by'intumwa y'Imana Apostle nari muvuze, ariko reka ne kumuvuga. So ngo ugasanga ngo bahisemo kuba ku birenge ngo by'umwaposo, mbega like yamenye neza ko ibintu turi kwiga biri biblical, ariko we yahisemo ahantu bajya muri push. Deception 50 days, 40 days, 120 days. Wari uri kumbwira ngo these things pays off, ngo ibintu birakora, ngo kira kibanza Apostle wacu yubatsemo, ngo umwana yaragiye ngo ajya muri bush, ngo arapushinga, aravuga ngo nzavamo ngo ari uko ngo ari uko ngo kiguzwe, ngo nzavamo ari uko umupfuma gitanze, kubera ko nyiracyo ni umupfuma maramuzi. Ngo azavamo ngo nzarya, ngo nzanywa, ari uko ngo aragenda arapushinga maramo ngo iminsi 120. Wongo ni kinyoma. Ntabwo yamaze iminsi 120 ngo agipushinga arewe. So reka turebe rero nk'imigani ibiri, maze mbereke ukuntu ari amasengesho yo gupushinga atarayabizera. Mu kurinda imyizerere yawe ni ingenzi cyane kumenya ibintu bikorwa cyangwa se nawe ujya ukora cyangwa wajya gukora bidahura n'ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu njya nkunda kubivuga, umufundi mwiza iyo agiye kuzamura inyubako ayizamura kuri fondasiyo nziza. Natwe iyo turi twubaka ku rufatiro, twubaka kuri foundation yitwa Kristo. Imfatiro zindi zose tubanza kuzisenya mu izina rya Yesu. Izi mfatiro rero ni imihango, ni za karande, ni imihango yaremwe n'abantu, muzayibona cyane cyane mu nsengero, ariko iyi mihango ifite inkomoko mu isezerano rya kera, kandi nta kindi ikora usibye kudindiza abizera gusa no kuriganya imigisha yabo. Ni ukuriganya imigisha yabo. Ejo bundi wari uri kumbwira ngo ari kuririmba akaririmbo keza cyane gafite akamelodi keza, ngo azafata ngo ibimuhungisha Imana bigira impamvu yo kuyegera. Ntangira kumubaza ibimuhungisha Imana ni ibiki, kubera ko nzi ko ari uwizera. Mbimubashije biramucanga nawe
arambwira ngo none se ko ari indirimbo like uraririmba utazi n'ibyo uririmba. Can you imagine? Ni ikikwereka ko n'aba preachers benshi ba preaching batazi ibyo bari gupreaching. So umuribiri wa Yesu rero wahindutse nk'iseta y'abasabirizi, nicyo kibazo kihari. Bacanganyukiwe. Ejo nzavuga kuri prayer of faith nyine, ariko mubabarire mbanze nsenye iki kintu cyitwa gusaba mpaka uhawe icyo wasabye. Mu kinyarwanda cyo mu rusengero cyo ndabizi iyo uvuze gusaba abantu benshi biyumvira gusabiriza, kandi koko iyo witegereje uburyo baba bameze nk'abaciye bugufi, abandi bakanga no kurya ngo bari ku mavi, uhita ubona ikintu cyo gutera impuhwe umwana adashobora gukorera imbere ya se cyangwa nyina. Ntabwo kiriya kintu kibaho. So rero tugomba gukubura iki kinyoma tukagikura mu bana